naho ubu buvuzi butembere ntabwo turi buburwanye, ubushaka agomba kubukoresha, ariko n'umudiventiste yagombaga kwerekana avuga ati nubwo ubu buvuzi buhari ariko hari ubwacu tumaze igihe kirekire twigisha imyaka irenga 100 tubwira abantu ko ubuvuzi ari bwo bwemewe, none ikibabaje umudiventiste w'iminsi aracecetse, ikiza rusange kiravuga wagaceceka, kandi hari ukuri yakagombye kubabwira amahanga. Reka mbisome. Turabashuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe basuhuza nitwa Rwamapera. Imbere yanyu murabona umugabo, ntabwo ari ubwa mbere agaragaye kuri Faith Reporters, ubu ni ubwa kabiri. Agiye kutuganiriza ku bijyanye n'ibiri mu gitabo cy'iby'abadiventiste b'umunsi wa karindwi bizera, ariko areba ingingo zitwerekeyeho muri iyi minsi. Emmanuel, karame, muraho neza? Muraho. Ni amahoro? Turashima umwami Imana. Ubushize watubwiye ko wari uturutse mu Bunyambiriri. Ni izina rya kera cyane. Yego. Harya ubu ni Nyamagabe? Yego. We ni Nyamagabe. Ariko kera hitwaga Ubunyambiriri. Nsuhuza abantu bari aho ngaho no mu Kabagari. Mva baragutashye cyane. Yego. Uzabasure baragukumbuye. Yego. Utuzaniye iki se rero mbere yuko tukinjiramo cyane ngo dusenge? Wabanza ukatubwiramo muri make icyo tugiye kuganiraho, hanyuma dusenge dutangire. Yego, urakoze. Nk'uko ubivuze, ntabwo ari ubwa mbere tugiye kubana k'uyu murongo. Ushize twaganiriye ku ihame rya 10 n'irya 11, amwe mu mahame ari mu gitabo cy'ibyo abadiventiste b'umunsi wa karindwi bizera, amahame 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Ntabwo nk'uko ubisobanuye ariko yose tuzayaganiraho, namwe y'ingenzi ari guhura n'ubuhanuzi bw'iyi minsi. Ubwo rero uyu munsi tugiye kuganira ihame rya 22. Ndumva aricyo uyu munsi tugiye kuganiraho. Murakoze, ubundi twajya mbere tugasenga. Yego, wadusengera. Data wera, Imana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye ko waturinze, ukaba wemeye ko tugera muri uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe wandikishije ubinyujije mu bagaragu bawe. Niyo mpamvu tugushimira yuko ibyo wandikishije ari ukuri kandi kutureba. Turasaba twinginga kugira ngo uduhe kukugenderamo, kandi n'abatarakumenya udushoboze kubasanga kugira ngo tubamenyeshe uko kuri twakiriye kandi kwatugiriye umumaro. Ubitubashishe, turakwinginze. Bana natwe rero ubwo dutangiye iki kiganiro, ngwino uturinde kandi uduhe umugisha wawe. Twikwakira ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yego, twakwinjiramo byimbitse. Nibutsa abantu ko turi kumwe na Emmanuel Haririmana, umwizera w'umudiventiste w'umunsi wa karindwi, uturuka Nyamagabe, ariko ubu ngubu akaba ari i Kigali ku mpamvu zitandukanye. Witeka duhana umugisha rero, turi kumwe nawe Emmanuel, wakomerezaho. Urakoze cyane. Ngira ngo iryo hame rya 22 tugiye kuganiraho ni ihame rikomeye cyane. Ni ihame ritwereka imyitwarire ya Gikristo,
ariko wenda tubanjije kwibukiranya ku kiganiro twaganiriye mbere, twabonye uko umukristo yinjira mu irembo, tubona uko yamaze gusanga Kristo akamubabarira, yamaze kumubabarira ibyaha amuha impano yo kwiyunga na bagenzi be, yamaze kwiyunga na bagenzi be hari intambwe twabonye asabwa yo gutera, ariyo ntambwe yo kwezwa. Yamara kwezwa akagira imibereho ikura mu bya mwuka. Twabonye ingingo zo gukura mu bya mwuka. Nyuma yo kureba izo ngingo nk'ayo mahame abiri twaganiriyeho ubushize, turareba noneho imyitwarire y'umuntu, y'uwo mwana wamaze kuvuka urimo akura. Ese iyo umwana arimo akura mu buzima busanzwe agomba kuba yitwara ate muri uru rugendo rwa gikristo? Niyo mpamvu rero iryo hame rigiye kutwereka imico y'abana b'Imana, cyangwa se ibyangombwa byerekana yuko aba bana koko ari abana b'ubwami bw'Imana, ari abana ba Kristo. Ariyo myitwarire tugiye kureba iranga abana b'Imana mw'iri hame rya 22. Isomo ry'urufunguzo tugiye kubanzirizaho turibona mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19. Haranditswe ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ndumva iryo somo ari ryo duhereyeho, nubwo turi bukomeze kugenda tureba mu buryo bwagutse icyo rino hame ribivugaho, ariko rino somo riratwereka yuko, riratwibutsa, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera. Urabona yuko ari ukwibutsa abantu bavutse. Pawulo hano arimo aributsa abantu bari barakiriye umwami, abantu bari barahisemo inzira ya gikristo, inzira y'ubwami bw'Imana. Arimo arabibutsa ati, mbese ntimuzi yuko noneho nimba mwarahisemo Kristo, imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera uwavuye ku Mana. Ubwo rero hepfo niho yakomeje avuga amagambo akomeye ngo, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Aba bantu rero bamaze kuvuka, aba bana barimo batera intambwe yo gukura mu mibereho ya gikristo, noneho ntabwo bo ubwabo bagomba kwigenga, ahubwo bagomba kwemera amabwiriza y'umubyeyi wabo mukuru ari we Yesu Kristo, bakemera akaba ari we bayobora. Ndumva rero nitugenda mu murongo, tukaba abana bumvira, tukaba abana bemera kuyoborwa na Kristo, ibintu nibwo biri bworohe. Ariko rino hame rirakomeye cyane, ari naho nsaba Mwuka w'Imana ngo abyumvikanishe kuri buri mutima wa buri muntu wese uduteze amatwi, kuko ni ihame riteje impaka, ni ihame rigaragara nk'aho twananze, kandi ari ihame ryacu, haba mu nzego z'itorero. Ntabwo ndi buvuge ngo ni uruhe rwego, kuko inzego z'itorero zubatse mu buryo uri budufashe Keri udusobanurira ijambo bita structure, udusobanurira mu buryo bwimbitse. Wenda structure nuko nyine ikintu cyubakitse, ubwo buryo cyubakitsemo niyo structure. Uko iryo jambo rero risobanurwa, usanga nyine hari ukuntu wenda turi bubirebe bidahuje n'ibyo twizera, kandi tukavuga ko turi abadiventiste. Ese nimba iyo structure ishobora kubakika mu buryo buhabanye n'amahame twizera, ubwo koko twaba tukiri abadiventiste? Ubwo buri muntu wese icyo kibazo akibase. Iyo structure turi buyirebe koko, ntabwo turi buyitunga agatoki. Ariko ubwo structure ngira ngo niba itari indiventiste, ariko abantu bashobora gukomeza kuba abadiventiste, abantu ku giti cyabo. Iyo myubakire y'ukuntu icyo kintu cyubatse turi buyirebe nimba koko abadiventiste tuvuga yuko twese twizera, dufite kwizera kwa kidiventiste, turi burebe nimba koko ari rwo rufatiro twubatseho turebeye mw'iri hame. Niyo mpamvu ntangiye mvuga ngo iri hame rirakomeye, kuko buriya nk'abana b'abasore
biragora kubagira inama kuko baba bagenda mu maraso ya gisore, baba bumva bakeneye ubwisanzure cyangwa se ubwigenge, bigatuma no kumvira inama hamwe na hato bigorana. Ese turi burebe natwe aho ntitwaba twumva dusorekaye mu by'umwuka? Ese iri hame koko ibintu tugiye gutangiraho tureba biratwereka ko tukiri abadiventiste cyangwa twamaze guhakana, twahakanye icyo turi cyo? Niyo mpamvu ntangije icyo kibazo ngo buri muntu wese akibaza. Navuze ngo ntabwo ndi butunga urutoki, ariko buri muntu wese yigenzure arebe iyo structure y'iyi minsi, kuko ngira ngo aya mahame impamvu twafashe umwanya wo kuyaganiraho nuko hari amahame amwe ari kurwanwa kandi akarwanwa na bamwe bavuga ko ari bene yo. Rero twe twafashe umwanzuro wo kuyagaragaza tutagabanije, tutanongeyeho, kugira ngo buri muntu wese ahitemo, kuko umuntu ashobora kwita umudiventiste ariko atari nawe. Ariko nitwiga aya mahame amwe tukagenda twirebamo n'inkindererwamo, tugiye kwisuzumamo, turareba tuvuga ngo ese twacyari ku rufatiro koko rw'indangagaciro za kidiventiste, cyangwa se ni izina gusa ariko amahame yo twamaze kuyahakana? Ubwo twarahakanye tukitwa abadiventiste, nta kibyo byaba bimaze, n'ubundi iryo zina gusa nta hantu ryatugeze. Ndumva rero ari uwo murongo tugiye kugendamo. Iryo somo twari tumaze gusoma ryo mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19 kugeza wa 20, niho twari tugeze ku murongo uvuga ngo kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwa igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Tugiye kureba rero iri hame. Niyo mpamvu nabwiye ngo ni hame rikomeye cyane. Hari igihe dushobora kuvuga tudakoresheje inyandiko, turakoresheje iki gitabo, ariko tunakoreshe kuko twese abadiventiste twizera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, turi burebe no mu bindi bitabo icyo iri hame barivuzeho, kuko hari umwigisha umwe nkunda cyane ujya uvuga ati igihamya kimwe si igihamya. Iyo igihamya kibaye kimwe ntabwo aba ari igihamya, ahubwo turagenda tubyagukamo, wenda turebe ibindi bihamya bishimangira ikiri hame rivuga ariko bitavuguruzanya. Ku iyi ngingo rero ndumva twajya mbere tukareba, batangiye batubwira ngo imigisha Imana itanga, oya nari impere, ahubwo baravuze ngo ingoro za mwuka muziranenge. Ese ingoro za mwuka, ihame urisome neza umutwe waryo ko ryitwa neza mu gitabo, kugira ngo abantu babashe ku. Ubwo turi kuri page 281, niho tugiye gusoma ihame ni rya 22 iby'abadiventiste b'umunsi wa 7 bizera, harimo n'imyitwarire ya gikristo, ku kagingo kavuga ngo ingoro za mwuka muziranenge. Ako kagingo karavuga ngo umukristo nk'umuntu ku giti cye ndetse n'itorero muri rusange ni ingoro za mwuka muziranenge aturamo. Ngo ibyanditswe biziranenge bivuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mwuka muziranenge utuye muri mwe mwahawe n'Imana, ntimuri abanyu ngo mwigenge. Niyo mpamvu umukristo agomba gushyira mu bikorwa amahame yo kwirinda. Ubwo icyo ni icyambere, kugira ngo arinde intekerezo ze. Nimba yamaze kwirinda, ubwo ntabwo ari ukwirinda gusa, ahubwo arinze n'intekerezo ze, arizo rufatiro rw'ingoro igize umubiri, ari naho mwuka wa Kristo yifuza gutura. Ubwo nimba umuntu yirinze, harakurikiraho intambwe yindi yo kurinda intekerezo. Narindi intekerezo umwuka abone aze muri we, amubere umuyobozi. Ariko nimba umuntu atirinze, intekerezo ze zikagenda zidahamye hamwe, ntabwo uwo muntu umwuka w'Imana bazakorana, niko tubisomye hano. Ubwo niyo mpamvu navuze ngo rino hame turagenda uko umwanditsi yabivuze, kugira ngo hatagira umuntu twongerera cyangwa se ugabanyaho, ahubwo turebe koko umuntu yisuzuma, areba avuga ngo mbese ndi kwirinda, mbese nimba ntari kwirinda intekerezo zanjye, mwuka w'Imana yaza agatura mu mutima wanjye gute kandi nta kwirinda mfite? Hepfo rero yavuze amagambo akomeye avuga ngo abadiventiste umunsi wa 7 basanze ari iby'igiciro kwibanda ku magara mazima. Urumva abadiventiste mu gihe tuzi yuko
abandi cyangwa abandi bafite indi myizerere itari ya kidivantiste ibintu byose bararya, ibintu byose barinywera, nta kibazo bafite. Ariko abadivantiste bo kubera bari bamaze kubona yuko roho nziza itura mu mubiri muzima, bo bashyize imbaraga mu byo kwicungira amagara mazima. Ngo ubushakashatsi buheruka bwerekanye ko itorero ry'abadivantiste rigerwaho buhoro n'ingaruka z'indwara zikomeye zo muri kino gihe kuruta abandi bantu benshi. Urumva rero uyu mwanditsi ni kera bivuga, yabonaga mu icyo gihe abadivantiste bari bafite icyiciro bita kwirinda mu itorero, cyangwa se icyiciro cya temperance. Icyo cyiciro cyagiye kigira uburemere mu itorero, gituma ubushakashatsi ubwo bwakorwaga bareba abantu uko amagara yabo ahagaze, basanze abadivantiste ari bo bafite imibiri mitaraga. Ariko se urwo rufatiro turacyaruriho cyo twararusenye tumera nk'abandi bose? Reka rero turebe uko uwo mwanditsi yakomeza kugenda bisobanura. Yavuze ngo nk'abakristo turi abantu bagomba kwita cyane ku mibereho y'iby'umwuka n'iby'umubiri. Ntabwo tuzita ku by'umwuka gusa ngo iby'umubiri bigire bite, bisigare, byombi bigomba kugendana. Ngo Yesu nk'urugero rwacu yakizaga indwara zose z'ubumuga bwose mu bantu. Bibiliya ifata umuntu mu buryo bwuzuye. Bibiliya ntiyemera itandukaniro hagati y'umwuka n'umubiri. Niyo mpamvu mu minsi umuntu azavuga ati icyangombwa nuko nizera, ariko umubiri we akawufata uko yiboneye, nk'uko turi bugende tubiganiraho. Ariko impamvu aka kagingo ngatinzeho cyane kavuga ngo ingoro za mwuka muziranenge, ni uko badatandukanya umubiri n'umwuka, ahubwo byose bigomba kuba birinzwe kandi biyobowe na Yesu Kristo. Kuko twabonye rya somo ritubwira ngo mbese ntimuzi uko imibiri yanyu ari insengero aho umwuka w'Imana aza agatura. Ni ukuvuga ngo rero mu minsi ntabwo umuntu azinjiza ibintu byose abonye mu mubiri ngo yumve yuko ari umutahajuru, ubwo yaba ahushije intego. Ikintu wenda mbere yuko usoma, yego, ikintu dushobora kwibaza, ese koko ntibishoboka ko umuntu yabaho ari umudivantiste? Kuko abantu benshi niko bagiye babivuga. Umuntu ushobora kuba ndi umudivantiste, njya gusenga ku isabato, hanyuma ubundi buzima bwose akabubaho nk'abandi bose. Icyo kintu ingingo yose ntiwayisoma n'undi, ariko wowe wayisomye. Icyo kintu, iyi ngingo ikivugaho iki? Kuko umuntu uko arya agomba kuba ahimbaza Imana, uko agenda, ibyo akora byose. Ariko turi mu isi iduhamagarira mu cyiza rusange. Niba isi yaraguhaye agahenge k'isabato, ubwo nyine nako uzajya usenga ku isabato. Ariko ibindi byose, iyo Mana yawe ukaba usabwa kubaho nk'abandi bose. Kandi ntabwo kuramya Imana biri mu kujya gusenga ku isabato gusa. None umudivantiste wo muri iyi minsi yakora iki? Kuko afite uburenganzira bwo kujya gusenga ku isabato, ariko hari uko abwirwa kurya, hari uko abwirwa kwivuza, hari n'ibindi biruhuko agenerwa. Hari mbese mu buzima bwose hari ibintu byinshi bimuzengurutse bimusaba kuba agomba, kandi birimo n'agahato, bimusaba kuba agomba kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bose. Kandi wari umudivantiste, hari ibyo ibyanditswe byera bimubwira gukurikiza. Nakubwene, hari umudivantiste wumva koko ibyo ngibyo ariko byagenda. Hari n'uwumva ko mu by'ukuri akwiriye guhimbaza Imana mu buryo bwe, uburyo yumvamo Imana, kandi akabikora buri munsi, atari ku isabato gusa kumubona agenda. Muri iyi minsi icyo gitabo kitugira nama ki, cyangwa ibyanditswe byera bitugira nama ki? Urakoze cyane. Iki gitabo turibona izo ngingo
ndifuza kutari bukoresha ijambo ryanjye ahubwo nkagenda nsoma nk'uko ubivuze buri kagingo kose kuko icyo kibazo ubajije hari ingingo igenda ibisobanura kuko umudiventiste w'iyi minsi arasabwa kugaragaza itandukaniro rye hagati yabo ari kumwe nabo kuko ndibuka nigize nakubwira itorero mu 2011 ubwo ryari rihawe impano yo kwaka imvura y'itumba ariyo hasohotse udutabo ububyutse volume 7. Icyo gitabo ndanagifite hano nagize umugisha wo kuba ngifite nagishakishije izo volume zose ariko nagize amahirwe yo kuzibona. Harimo ingingo ya mbere, volume ya mbere yavugaga ngo ububyutse mu murimo twahamagariwe kugurukana ubutumwa bwiza, ngo twahamagariwe kugurukana ubutumwa bwiza ububyutse mu murimo. Noneho buri cyiciro cyose cyagendaga kigira siroga cyangwa se insanganyamatsiko yubakiye kw'iyo ngingo nyamukuru. Hari abo bita abari n'abategarugori cyangwa se wenda ntabwo nshaka kubyinjiramo ibyo byiciro, ariko ni icyiciro cy'abakobwa cyangwa se abamama bakorera mu itorero. Ni umuryango nyine nawe ukoreramo, wowe wari ufite siroga icyo gihe yari itangaje cyane, yavugaga ngo twahamagariwe kugaragaza itandukaniro hagati yacu n'ab'isi. Iyo nsanganyamatsiko y'icyo cyiciro twese twarayemeye, twumva ni insanganyamatsiko iremereye, twese turayemera. Kandi iyo nsanganyamatsiko ishimangirwa n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubwo butumwa bw'abamarayika batatu butwereka uko umudiventiste rero w'iyi minsi nk'uko wari ubivuze, hari uko isi mufata. Wari ubivuze uti bazaguha liberite yo kujya gusenga, ariko muri gahunda z'ikiza rusange ukomeze ujyane n'abandi. Navuga ngo ntugende wenda ngo ubyine ukwawe, ntubusanye, ntuhamirize amabusane, uragenda umurongo isi igira ite ishaka. Rero umudiventiste w'iyi minsi arasabwa kwerekana amahame yemera, kuko nimba ari twebwe tugomba kubwira andi mahanga Imana, kuko Isirayeli ya kera yagombaga, niho Imana yari yarashyize iby'Imana, niho yari yarashyize kapitali y'iby'Imana, andi mahanga agombaga kuza kuvomaho. Ntabwo twebwe twagombaga kuvoma mu yandi mahanga, ahubwo andi mahanga agombaga kutuza aturahuraho uwo mucyo, natwe tukawuvana muri Isirayeli tuwujyana mu yandi mahanga. Umudiventiste rero w'iyi minsi arasabwa kumenya uwo ari we hagati y'ab'isi, kandi akabamurikira umucyo yamenye. Turi bugende tubiganiraho imbere, ariko ndumva nawe wenda ngarukirije, ahubwo tukagenda nk'uko umwanditsi yabivuze, kuko ari burusheho kubisobanura mu buryo bwimbitse. Uvuze ko umuntu wese akwiriye kwisuzuma muri iyi minsi akareba niba afite itandukaniro n'ab'isi. Yego. Naho umuntu ku giti cye rero kwisuzuma. Yego. Ndumva twakomeza, ariko sinzi niba uri busome igitabo cyose. Ntabwo ndi busome, ndi burebemo ingingo zimwe na zimwe, kuko urabona iri hame ryaremereye keri. Nshobora kujya ntanga reference. Urabizi mw'iyi minsi abantu bose bavuga ati umwanditsi yabivuzeho iki, ni wowe ubwawe wabivuze, wakoresheje amagambo yawe. Ariko ndifuza ko ingingo ndi buvuge, ntabwo ndi busome igitabo cyose, umwanya ni mutoya, ariko ndi bujye akagingo mvuga ngaragaza icyo umwanditsi yakavuzeho, kugira ngo batavuga ngo ni ngewe ubwanjye wavuze, ahubwo n'uwambaza mu bwinti nasomye ku iyi page iyi n'iyi nabivuze gutya. Ndifuza rero kwihuta cyane kugira ngo nsoze ya ngingo twari turiho. Hari amagambo bakoreshejemo baravuze ngo Bibiliya ifata umuntu mu buryo bwuzuye, kandi ngo Bibiliya ntiyemera itandukano hagati y'umwuka n'umubiri. Ni nayo mpamvu Imana ishaka ko tuba baziranenge mu buryo bwa mwuka n'umubiri, tukarangwa no kugira ubuzima bwiza. Hari umubyeyi umwe rero witwa Suzana Wesley, ni umubyeyi
w'umumetodiste muri bamwe bashinze itorero ry'abametodiste niwe wavuze ngo amagambo akomeye cyane, reba aho ayo magambo agarutse turi abadiventiste akaza akandikwa muri iki gitabo. Bivuga ngo nawe ni ihishurwa yabonye rihura n'umucyo w'imyitwarire ya gikristo. Yavuze amagambo agira ati rero icyacogoza imbaraga z'ibitekerezo byanyu kigahindura ubwenge n'umutimanama, kikijimisha intekerezo dufite ku Mana, kikagabanya imbaraga n'ububasha bwa mwuka afite ku mubiri, ni ikintu kibi nubwo cyagaragara nk'ikintu cyiza. Aho magambo yarasohoye mu 2020, aho ikintu cyiza kikagaragara nk'ikintu cyiza ariko kiri bugende gicogoza imbaraga z'umubiri. Suzana Wesire rero ayo magambo reka nyasubiremo yavuze, buri wese yumve nimba koko mu 2020 aho magambo ari bwasohoye, buri wese yihitiremo, kuko ntabwo twakwemeza umuntu ariko ushaka kumva yakumva. Suzana Wesire yaravuze ati peji ni 282. Yaravuze ngo niyo mpamvu ngo icyacogoza imbaraga z'ibitekerezo byanyu ubwo uko cyaba kimeze kose kigahindura ubwenge bw'umutimanama, kikijimisha ibitekerezo dufite ku Mana. Ubwo ibitekerezo dufite ku Mana bikijima, byamara kwijima kikagabanya imbaraga n'ububasha bwa mwuka afite ku mubiri, ni ikintu kibi nubwo cyagaragara nk'ikintu cyiza. Niyo mpamvu nayo mbishimangiye ngo ibyo byazanywe na COVID-19. Ariko ni amahitamo ya buri umwe, kuko buri wese ashobora kubyumva ukwe, ariko iri jambo njye mbona ryarasohoye icyo gihe 2020 ngo amategeko y'Imana harimo n'ay'ubuzima ntabwo yapfuye kubaho, ahubwo yashyizweho n'umuremyi wacu kugira ngo adushoboze kwishimira imibereho yuzuye kandi ihebuje, kuba myiza. Umugambi w'umwanzi Satani ni ukutunyaga ubuzima, ibyishimo, amahoro yo mu ntekerezo, ariko tukarutaho, ikirutaho ni ukuturimbura, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 10:10. Kuvuga ngo Satani icyo azakora ni ukugenda atunyaga, atubwira yuko kwicungira amagara mazima nk'uko wari ubivuze mu kanya ko ntacyo bitwaye, twadohokaho intekerezo ubwo nazaba amaze kuzifata, umutimanama ugahatwa ibyo utemeranywa nawo, icyo gihe ngo nyuma aje kuturimbura. Ayo magambo rero nyasomye kuri page 242, ubihakana azayisomera ku ngingo yavugaga ngo ingoro za mwuka muziranenge. Niho ibyo ngibyo byanditse, washaka kujya impaka yabisoma mu byo twizera. Niyo mpamvu abadivene natangije ikibazo mvuga ngo mbese koko turacyara abadiventiste w'umunsi wa 7 bizera bemera n'iri hame rya 22, kuko nimba tubonye uru rugero tubonye tukaba tubona umudiventiste w'iyi minsi wa none ari uri buzane agahato k'umutimanama, kandi tubonye uko ngo ikintu cyose cyazana agahato k'umutimanama uko cyaba kigaragara mu buryo bwiza bwose, gucyo kintu ni ikintu kibi nubwo cyaba kigaragara nk'ikintu cyiza, kandi nubwo ngo cyagaragara nk'ikintu cyiza ngo nyuma umuntu nacyakira kizacogoza intekerezo ze. Intekerezo nizimara gucogora, Satani ngo ntacyo bizaba bimurimbuye, bimutwaye azaje kurimbura wa muntu ubwenge bwe bwangiritse. Keri wenda ndumva ingingo banyirekeye aha, ndumva byumvikanye, ahubwo sinzi niba hari uko warushaho kugisobanura mu bibaho muri iyi minsi. Yego, hari igitabo cyitwa ibibaho byo mu minsi y'imperuka, nshishikariza abantu kubabwira ko gihari kandi ko bakwiriye kukigura, gisigari na gike, abantu bakigure, aricyo ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Noneho mu bibaho muri iyi minsi, wavuze kuri COVID. Yego, udusomera n'amagambo meza atwereka ko mu gihe icyo ari cyo cyose tugomba kugaragaza itandukaniro. Icyo ni kimwe. Noneho
ko ubu n'ubundi umubiri ntabwo utandukanye n'umwuka, ibyo umuntu yizera agomba no kubigaragaza ku mubiri. Mbese kuko abadiventiste bakwiriye kuba bafite muri bwa buryo bwo kwirinda, bashobora kuba, simbuza n'abandi bafite ubundi buryo bivuzamo, bivuze ko bashaka, ariko umudiventiste akwiriye kuba afite uburyo yivuzamo, noneho ubwo buryo buhuye n'iby'Imana imushakaho. Ese mu gihe yo haje, uzi ko ibintu byo muri iyi minsi byose ni icyiza rusange, hakaza n'ubuvuzi babuhatira abantu, umuntu nta mikino, umuntu ku buryo bashobora kumuhitamo n'ikimujya mu mubiri, bakavuga bati iki nicyo ugomba kucyemera, utacyemera ukaba ubaye umuntu mubi mu isi. Umudiventiste akwiriye kwerekana itandukano no mu gihe nk'icyo. Yego, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ni nayo ngingo n'ubundi tugiye gukomerezaho, twereka mbese mu gihe icyiza rusange kizanye amatwara yacyo, umudiventiste we abyitwaramo ati. Hari ubundi ubuvuzi Imana yahaye umuntu akiremwa. Ubundi Adamu akimara kuremwa, nk'uko tubibona mu Itangira igice cya 3 umurongo 19, tubona yuko Imana yari yamuhaye amabwiriza y'ukuntu agomba kwitwara mu ngobyi ya Edeni. Yari yamuhaye amabwiriza y'uko agomba kuyihingira iyo ngobyi, akayikoreramo isuku, yarangiza akarya imbuto zayo, yarangiza akayirinda. Kuvuga ngo Imana irema umuntu yamuremanye imiti 8 igomba kumuvura. Ntabwo harimo umugambi w'Imana yuko abantu bazazana ubundi buvuzi butandukanye n'ubw'Imana yari yaremanye umuntu ikimuha. Ariko reka dushime Imana yuko mu badiventiste iyo mpano bagumye kuyibungabunga, barayisigasira, ndetse banabyandika mu iri hame turi kuganira. Ariko ikibabaje, abadiventiste b'iminsi duhakanye rino hame, tuvuye ku mwimerere twatangiriyeho, kuko rino hame ritwereka uburyo tugomba kwivura bwemewe n'Imana. Ya miti 8 niyo twari twahawe twebwe ubwacu tugomba kubwira amahanga. Uri umudiventiste mu iminsi yakagombye kuvuga ati, hari ubuvuzi twahawe umuntu akimara kuremwa. Ubwo buvuzi nibwo bubasha kuvura indwara mu buryo bwayo, kandi iyo ndwara igakira ikaranduka. Naho ubu buvuzi buteye imbere ntabwo turi buburwanye, ubushaka agomba kubukoresha, ariko n'umudiventiste yagombaga kwerekana avuga ati, nubwo ubu buvuzi buhari, ariko hari ubwacu tumaze igihe kirekire twigisha imyaka irenga 100 tubwira abantu ko ubuvuzi ari bwo bwemewe. None ikibabaje, umudiventiste w'iminsi aracecetse, icyiza rusange kiravuga wagaceceka, kandi hari ukuri yakagombye kubabwira amahanga. Reka mbisome, kuko nakubwiye yuko iyi ngingo iraremereye. Mbivuze gutya bagira ngo ni ibintu ndi guhimba, ndimo ndarwanya, ndimo ndagumura. Ahubwo nubimbaza cyangwa nubyibazaho, azasome rino hame rya 22 kuri page ya 283. Niho hatubwira ngo, wenda imbere yaho page 282 niho bitangirira. Batubwiye ngo imigisha Imana itanga ni ukugira ubuzima bwuzuye. Ubwo buzima bwuzuye bavuzemo ingingo, bavuzemo za ya miti 8 iboneka mu by'Imana yaremye, kandi ngo ni imiti yoroheje cyane. Bavuzemo ingingo ya mbere yitwa umugisha ngo uboneka mu myitozo ngororamubiri, gukora siporo. Bagaragazagamo yuko ubundi gukora siporo ni mu ntekerezo. Bagaragazagamo yuko ubundi siporo nziza ni uguhinga ukabira ibyunzwe, cyangwa se ukagenda wihuta utiruka cyane, ahubwo ushingura. Iyo siporo cyangwa se gusimbuka umugozi cyangwa n'indi siporo yose wakoresha ukabasha kubira icyunzwe, kandi noneho iyo siporo ukumva yuko koko uri gukora siporo. Kuko abantu benshi babasha gukora siporo akavuga ngo ubwo ndi guhinga, ngo ubwo ndi muri siporo. Gukora siporo nuko uba bisendinze mu mutwe, ukavuga ngo ngiye kugenda
nihute nkore urugendo rungana gutya nze ngera aha n'aha. Ariko muri ubu buvuzi bagaragajemo yuko nanone siporo nziza buriya ngo ni nko kunyonga igare ritagenda, ukanyonga igare utahagurutse aho riri, ngo iriya siporo yafasha cyane kuko ituma nanone imitsi ibasha gutembera cyangwa se gusimbuka umugozi cyangwa se kwasa inkwi cyangwa se guhinga, kuko ibice byose by'umubiri biba bibasha gukora. Undi muti batanze bavuze ngo umugisha uboneka mu mucyo w'izuba. Bagaragaje yuko ubundi wo izuba ry'agasusuruko rya mu gitondo iyo ryose iminota 30 atari rya zuba rikomeye ribasha kugira vitamini umubiri ubasha gukenera. Batubwiye uko rero ako kazuba n'akazuba ko bavuga ko ikirengarenga ni umuti ukomeye cyane ngo ubasha kuvura indwara nyinshi cyane. Bavuzemo undi muti nanone ukomeye, baravuga ngo umugisha uboneka mu gukoresha amazi meza. Ubwo bagaragaje ko ubundi ngo amazi hari ibipimo bashyizeho, ariko ibyo bipimo buriya biterwa n'akazi umuntu akora, kuko nimba ukora akazi gatuma usohora amazi menshi ntabwo nanone wagendera kuri ibi bipimo. Ariko bagaragaje ko normal buriya kunywa hagati y'ibirahure 6 n'ibirahure 8 bya buri munsi bibasha kugirira umubiri akamaro. Niko babivuze mwiri hame, ndi kuvuga ibyanditse. Ariko nanone tuzi yuko iyo umubiri ubashije kuba ukoresha usohora amazi, nanone ntabwo wagendera kuri ibi birahuri 8, ushobora kubirenza bitewe n'iki n'akazi wakoze. Bavuzemo undi muti rero, ubwo ndi kwihuta nyivugamo kuko ni hame rirereye cyane, ndagenda mvuga ntangana reference. Bavuzemo undi muti ukomeye, bavuze ngo gukoresha umwuka mwiza. Hano bagaragajemo yuko umwuka mwiza ngo ugomba gukingura inzu, ukaba ufite inzu wajya nko kubaka inzu. Buri abantu benshi nabonye icyo kintu tutajya tugiha agaciro. Buri idirishya rigomba kureba aho izuba rirasira, kugira ngo umucyo w'izuba, izuba nirirasa, rwa rumuri rw'izuba rwinjire mu nzu. Nirwinjira mu nzu, noneho za mikorobe ziba ziri mu nzu cyangwa se amabagiteri abashe kwicwa na wa mucyo izuba ritanze. Rero uwo mucyo mwiza cyangwa se umwuka mwiza, nanone twabonye yuko nk'abantu babashije wenda kuba bafite nk'ibibazo bya sinezite cyangwa se bafite ubundi burwayi, nk'iyo ubyutse mu gitondo cya kare izuba ritarava, hahandi bavuga ngo ni mu museke, ukabyuka ukinjiza umwuka, ukawinjiza ukamara wenda nk'amasegonda 10 cyangwa se narengaho, wa mwuka wawinjije udasohora, ukongera ukawusohora, ukongera ukawinjiza. Uwo ni umuti ukomeye cyane, ugenda ukazibura mu bihaha, ukagenda ugakandakanda ku buryo ya masinezite na za ndwara zikunze gufata mu myanya y'ubuhumekero zibasha gukira. Ubwo urumva kari abadiventiste bafite ibanga, aho bicaranye igisubizo isi yabuze. Kuko nimba barabonye covid ukuntu ifata mu myanya y'ubuhumekero, abadiventiste rero bari bakwiye gutanga umuti woroheje kandi wagiriye abantu akamaro. Ariko ikibabaje, ntabwo izi nama bari kuzitanga, ahubwo baricecekeye baryumaho. Ibi rero biri kuri page 283 ndi kuvuga. Ariko bavuzemo undi muti ukomeye cyane, ngo umugisha uboneka mu kwirinda. Mu kwirinda rero Bibiliya avuga ngo yirinda muri byose. Mu kwirinda nkuko twabibonye, ibijya mu mubiri, ese impamvu bigiyemo ni iyihe, ese icyo bizawukoramo ni ikihe, ese ntibikiza indwara imwe bitera iyindi. Wenda iyi ngingo ivuga kwirinda wanyemerera nkayisoma mu bindi bitabo kugira ngo abantu benshi urwo rujijo rushire, kuko ni nayo ngingo iteje impaka muri iyi minsi, aho tubona muri iyi minsi ubuvuzi bw'iyi minsi butari kwemera iyi ngingo, cyangwa se natwe nk'abadiventiste iyi ngingo tugasa naho twayihakanye. Hari igitabo bita ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 2 page 511 ku isubi ya 2 niho hagaragaza
wenda biba byahereye mbere, ni igice cya gatatu kivuga ngo indwara n'ibizitera. Bagaragajemo yuko ngo hari umuntu umwe yari umufamiliye, yari famiye ngari ifite abana, imeze neza, ifite ubuzima bwiza, ariko ngo habonetse ikibazo, haboneka uburwayi butunguranye nk'uko twabonye covid yaje itunguranye. Bwari uburwayi ngo bwafashe umugore, bumufashe w'uwo mugabo ngo arwara indwara itari isanzwe, yihutira gushaka umuvuzi umwe, ngo uwo muvuzi yihutira kumuha imiti ikomeye cyane ngo agira ngo ice intege iyo ndwara, ariko ngo yaje guca intege umubiri nk'uko twabibonye dugitangira kwivugaho, ica intege umubiri ngo ya miti itimihuta ahita apfa. Hakurikiyeho ngo abana be bose nabo bigenda uko, ngo abonye bagiye kumushiraho ashaka undi muvuzi wa kabiri, ngo kugira ngo we nawe arebe ikintu cyakemura icyo kibazo, ahubwo ngo yarushijeho kubaha imiti ikomeye kurenza ya wa muvuzi wa mbere. Ya miti nayo ngo irangije nayo ihuta bari basigaye, ariko ngo ubwo yarasigaranye umwana umwe, ngo yaratekereje avuga ati ngomba gushaka undi muvuzi ntari nashaka utari wamvurira. Ubwo yashakaga uwo muvuzi, twashima Imana yuko uwo muvuzi yakoresheje ya miti 8 tumaze kureba. Ngo yaraje akimara kuza yitegereza uwo mwana, ngo arangije amujyana ku zuba, amujyanye ku zuba amuha amazi, arababwira ati mwirinde kumuganiriza ibintu byinshi, mumuhe umwanya aruhuke, abone ikiruhuko. Ngo amaze kumubwira ati mumureke aruhuke, ngo yaraje akajya amwitaho, akamujyana ku kazuba, akamukoresha siporo, nta muti amuhaye, ngo akamuha amazi, ngo mu gihe gito wa mwana yarazanzamutse, nta muti n'umwe anyweye. Ngo noneho amaze kuzanzamuka, hari amagambo akomeye yahise avuga agaragaza yuko iriya miti 8 umuntu abashije kwikoresha ngo indwara iyo ari yo yose, iyo itararengerana ibasha gukira. Wenda unyemerere nyasome kuko ingingo wenda iraremere cyane. Kuri page 511 baravuze ngo ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa kabiri, ku gika cya gatatu kivuga ngo indwara n'ibizitera, page ni ya 511. Baravuze ngo nta cyizere nari mfite muri ba baganga bombi nari narakoresheje. Narangiye undi muganga mbwirwa ko ashoboye kuvura abarwayi, kandi nubwo yari atuye kure niyemeje kumushaka ngo mfashe. Uyu muganga wa gatatu yavuze ko asobanukiwe neza n'iby'uburwayi bw'umukobwa wanjye. Yavuze ko yacitse intege cyane, kandi ko yavuze ko ubwonko bwe bwacitse intege kandi bwahungabanye, kandi ko afite umuriro. Ibyo bikaba byarashoboraga gutuma akenuka, nyamara ko byagombaga gutwara igihe kirekire kugira ngo akurwe muri uko gutentebuka. Uwo muganga yagaragaje ko yizeye ubushobozi bwe bwo kumuzahura. Yamuhaye umuti ukomeye kugira ngo agabanye umuriro yari afite. Yamuhaye umuti ukomeye kugira ngo agabanye umuriro yari afite. Ibi byagezweho, nyamara ubwo umuriro wamuvagamo hagaragaje ibindi bimenyetso biteye ubwoba ndetse birushaho gukomera cyane. Wenda ntabwo ndi bubisome cyane, ariko hanyuma nyine nibwo haje wa muganga nawe mvuze, we niwe wakoresheje bwa buryo bw'imiti 8. Nibwo ngo ubwo yahageraga baramusuzuguye cyane, kuko we ngo nta n'akanini yari yamuhaye. Noneho ngo uwo mugabo ashaka no kumwirukana, ati abandi ko bazaga bamuha imiti, wowe ukaba uje utanga inama gusa, kandi izo nama nta kintu tubona zihinduraho. Ubwo kuko uramvura umwana, cyojya ngo umwana nsigaranye nawe apfe. Uwo mugabo yaramubwiye ati inshuti yanjye, ntiwafashe urugendo runini uza kunshaka? Undi ati narufashe. None se ntibakubwiye yuko mvura ntiwaje umfitiye icyizere? Undi ati naje ngifite. Undi ati rero mpa amahirwe ngerageze uyu mwana wawe,
ariko igishimishije ngo uwo mwana umwe yari asigaranye niwe yarokoye kubw'iriya miti 8. iriya miti 8 niho yagaragaje yuko yabashije gukiza ngo nta ndwara n'imwe itakira iyo itarazahaza umuntu. kandi noneho nk'uko wenda iryo hame ribigaragaza ino ngingo tuyisozaho, hari agatabo bita ku bwa Afurika nziza cyane nako kabigaragajemo iriya miti 8, kagaragajemo nyine buriya buvuzi bumenyerewe mu itorero ry'abadiventiste bitwa New Start. niho ho babitondetse neza bagaragazamo nyine yuko iriya N ibanza ni ijambo ry'icyongereza isobanuye nutrition cyangwa se imirire myiza. noneho iriya E ikurikiraho ikavuga exercice, iriya imyitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ngororamubiri. noneho iriya Y ikavuga kunywa amazi. noneho iriya sa itangira start kuko n'amagambo abiravuga ahuye, irya mbere ni new, irya kabiri ni new start, wabihuza bikavuga ngo intangiriro nshya. noneho iyo new niyo igizwe n'ari amagambo 3 tubonye: imirire myiza, imyitozo ngororamubiri no kunywa amazi nk'uko twabibonye. iriya start ivuga sa ibanza ivuga ku izuba, ta iriya nanone ikavuga kwirinda, iriya eri yindi ikavuga rest ikiruhuko, iriya ta iheruka ikavuga ngo trust in our God cyangwa se kwiringira imbaraga Imana ikiza. ubwo buvuzi rero abadiventiste turabufite mu gatabo ko ku bwa Afurika nziza cyane ku icyo kigo cya 6 ku mapaje aheruka no bavuze ngo ubu buvuzi burizewe, ngo nta ndwara n'imwe itabonerwa igisubizo iyo umuntu yiringiye imbaraga y'Imana. rero kubu buvuzi ndumva naba mburekeye aho wenda tukaza kuganira mu zindi ngingo ziri hame rya Gikristo, n'abandi nabo bazagenda babirebaho. ndumva naba mbivuzemo gutyo. urakoze. mbonera kubwira abantu bafite utu dutabo twa ku bwa Afurika nziza bwarabuze, ntabwo biboneka. niba hari umuntu ubifite yazambwira nkabigura mu bwinshi kuko hari abantu bari mu ndagafite nano ndagafite ntacyo icyo kirashubijwe bagurira mbibashyire. bansaba ibitabo bigera ku 10, none narabivuze. ndagafite nubwo gashaje nakakera ariko karacyuzuye. rakoze ndashaka ibitabo byo kugura nk'ibyo. twizere ko Imana izakoresha bene data babifite mu nshingano kugira ngo ibitabo nk'ibyo n'ibitari icyo ngicyo nabyo biboneke, kuko abantu barabikeneye cyane. none twari tukiri kuri iyo ngingo yo kwirinda. sinzi niba hari ikindi wongeraho cyangwa dukomeza ku yindi. iyi ngingo ndumva twaba tuyirekera kuko ni ingingo ngari cyane. abantu bazasome kino gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe bazasanga wenda nyimukaho hari amagambo amwe bagiye bavuga ngo Elena White nawe ngo yemeraga ngo hari ikingije uko twabibonyeho, ariko tubona yuko baramubeshyira. iyo ngingo igibwaho impaka cyane, ndetse rwose na bamwe mu bahanga hano bavuga ko ari abahanga bagiye babivugaho ko Elena White yikingije ubushita. ni ibintu byinshi sinzi. ndasaba Imana, nabwira abantu ko basaba Imana kugira ngo igere ikibabwira kandi icyo bumva imitima nama yabo ibahamiriza bari cyo bakurikiza kuri iyi ngingo, cyane cyane y'ubuvuzi bwo muri iyi minsi. kuko ubuvuzi n'abaganga ni abantu bizerwa cyane, n'ibintu bakora babikorera hirya ntabwo tuba tubibona. bazana umuti bakavuga ati shyiraho. bityo rero
biterwa n'icyizere umuntu afitiye isi n'aba bantu bakora inganda, ariko nabwira abantu ko icyiza ari uko bakurikiza inama z'Uwiteka mu buryo bw'ubuvuzi. Yego urakoze, ariko wenda utarasoza kuko baramubeshyira iyo turebye, wanyemerera nkaza kubivuga impamvu bamubeshyira. Tubwire. Kuko ni nako kagingo numva twakwimukaho. Kuri paje 328 na 329 niho bashingiraho bavuga ko Elena White nawe yaba yaremeye iyo gahunda yo kwikingiza, ariko wanyemerera wenda twimuka ku iyo ngingo nkasoma amagambo banditseho kuko ni naho bavanaho. Ku cyigisho cyitwa ni ngo gukoresha imiti. Icyigisho cyitwa gukoresha imiti ni cya 29. Ku kagingo rero bagarutse kuri ya miti 8 twabonye mu byo twizera no ku bwa Afurika nziza cyane ku cyigisho cya 6, kuko urumva ni ingingo ziri mu bitabo bigiye bitandukanye. Nifashishije ibi bitabo 3 ndebe ya miti 8 ku bwa Afurika nziza cyane n'ubutumwa bwatoranijwe n'iki cy'iby'abadiventiste bizera. Ariko wenda kwa ko kagingo bavuzemo impamvu navuze ngo baramubeshyira, naragasomye ndatangara cyane. Paje 323 ku kagingo kavuga ngo ibyangombwa byo kwivuza biri mu byaremwe. Baravuze ngo kuvurisha amazi n'ibimera byoroheje, Uhoraho yatwigishije ko ubwo buryo bukomeye bugera ku ntego yo kuvura mu gukoresha amazi neza, aribwo mu ndimi z'amahanga bwitwa hydrotherapy. Ngo ubwo buryo bwo kuvura bwari bukwiriye gukoreshwanya mu bwitonzi. Twahawe amabwiriza ko mu buryo bwacu bwo kuvura abarwayi twari dukwiriye kwirengagiza gukoresha imiti ikorerwa mu nganda. Urumva yuko abadiventiste nubwo duhakana, nubwo hari abana b'Imana banze iby'inkingo bakaba bari mu nzu z'imbohe, abandi bakaba barameneshejwe, n'iki gihamya kiragaragaza yuko abadiventiste ubuvuzi bwabo budashingiye ku buvuzi bwo mu nganda. Niko dusomye ngo hari ibimera byoroheje bishobora gukoreshwa mu kuvura abarwayi bifite ingaruka ku mubiri itandukanye cyane n'iyi miti ishyira uburozi mu maraso kandi igashyira ubuzima mu kaga. Noneho hano bavuze ngo imiti isukura umubiri, ntabwo Kristo yigeze abiba imbuto y'urupfu mu mubiri. Satani niwe wateye izo mbuto. Yashukaga Adamu akarya ku giti kimenyekanisha ubwenge. Ibyo bikaba byari bisobanuye neza gusuzugura Imana. Nta kimera na kimwe kibamo uburozi. Urumva yuko ubuvuzi bushingiye ku bimera nta burozi bwari burimo. Cyari kiri muri iyo ngobyi ya Edeni. Ariko Adamu na Eva bamaze gucumura ibyatsi birimo uburozi byarameze. Mu mugani w'umubibyi, umutware nyiri w'umurima yabajije ikibazo ngo mutware, ntitwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rwavuyemo rwavuye he? Yarabashubije ati, umwanzi niwe wagize atyo. Urukungu rwose rwabibwe n'umwanzi, icyatsi cyose kirimo uburozi cyabibwe n'umwanzi. Kandi binyuze muri ubu buryo bwuzuye uburiganya bwo kuvangavanga, umwanzi yangije isi ayikwirakwizamo urukungu, aribwo buvuzi buvangavanzemo nyine ibyo bimera birimo uburozi. None se abaganga bazakomeza kwifashisha iyi miti isiga ingaruka zica mu mubiri? Ubwo ni ikibazo bibajije. None mva uko babivuze hepfo, igasenya ubuzima bwa Kristo yaje kuzahura. Uburyo bwo kuvura bwa Kristo busukura umubiri, nyamara Satani yashutse umuntu amutera gushyira mu mubiri bica intege imikorere y'umubiri y'umuntu, bikababuza amahwemo kandi bigasenya uburyo bwiza butunganye bwakozwe n'Imana. Nta miti irimo uburozi ihabwa abarwayi izahura, ahubwo irangiza. Ngo imiti irimo uburozi ntiyigera ikiza, ahubwo ishyira mu mubiri imbuto zera umusaruro mubi. Umukiza niwe wongera
kubaka ishusho y'Imana mu muntu mu byaremwe, yashyize ibyangombwa byo kuvura umurwayi bw'umuntu kugira ngo abayoboke be babashe kugira ubugingo busendereye. Dushobora kwirinda uruvange rw'imiti umuntu yagiye akoresha mu gihe cyashize nta kibazo dufite. Imana yatanze ibirwanya uburozi bivura indwara, ibishyira mu bimera byoroheje, kandi ibyo bimera bishobora gukoreshwa ku buryo bwo kwizera hatabayeho guhakana ukwizera, kubera ko dukoresha imigisha yatanzwe n'Imana ku bw'inyungu zacu tuba dukorana nayo. Wenda ntabwo byose ndi bubisome, ariko akagingo bavuzemo ngo Renawiti nawe yarikingije, babivuze ku iyo paje yo hakurya 329. Umva uko umwanditsi yabivuze, ubwo niyo mpamvu navuze ngo baramubeshyeye. Baravuze ngo igihe uvuga utya uti Renawiti aba yarerekeje ku bavuzi muri rusange mu mwaka w'1997 babaga mu buryo bwo muri Australia, ari naho yandikiye aya magambo. Umusomyi agomba kuzirikana kugeza mu myaka 20 yatangiye ikinyejana cya 22. Bakavuga batese ubere nawe yaba ariho iki gihe nawe aba yarakurikije ibyo yanditse muri kiriya gihe ki. Baravuze ngo kwigisha abaganga byakorwaga cyane mu buryo butagenzurwa, kandi akenshi ntibyari bihagije. Akenshi byakorwaga wigaga arebera ku muganga ubimenyereye, akajya amuhemba udufaranga duke, maze byaba byiza uwo munyeshuri akazamwongeraho igiciro gito. Kwigishirizwa mu mashuri y'aba orthodoxi byigishaga iby'ubuvuzi. Ntabwo umwuga w'ubuvuzi wari ufite amahame yateguwe neza agenderwaho. Umugabane munini yatangwaga n'umuganga usanzwe wabaga ugizwe n'imiti n'uburozi. Ngo kandi akenshi abantu bakayihabwa irengeje urugero bakeneye. Amagambo akurikira agaragaza neza ko Ellen White yavuze bidakwiriye gukoreshwa batesha agaciro umurimo ukorwa n'ubuganga. Uzi umwuga we wabyize neza. Ibyo yavuze byinshi bifitanye isano n'umuhamagaro ukomeye ndetse n'inshingano itoroshye y'umuganga. Yagiye ajya kwivuza ku baganga babifitiye ubushobozi nk'uko bihamwa n'ibyo yanditse n'abo mu muryango we. Ngo inama yahaye umukozi wamufashaga wari urwaye amubwira kureka abaganga bakamukorera ibikwiriye gukorwa, amwingingira kurya, amubwira ati umuganga wawe wo kuri iyi si ashaka kurya. Ibyo byose biri muri iki gitabo. Inama nyinshi yatanze aziha abaganga nk'uko ziri muri rengera ubuzima muri kiriya cyigisho. Ariko hari andi magambo bavuzeho kuri indi paje bagaragaza ngo umwanditsi we witwa Robinson ngo niwe wavuze ngo murashaka kumenya icyo Ellen White yaba yaravuze ku byo kwikingiza. Ngo nta hantu na hamwe muzabona icyo yaba yarabivuzeho. Ngo ariko ngo muratangazwa n'ukuntu ngo igihe hateraga indwara ngo nawe yagiye akabikora. Nimba mu bitabo bye byose nta hantu na hamwe tuzasanga haravuze ku byo gukoresha izo nkingo. Nta hantu na hamwe mu bitabo bye. Ntabwo rero natwe twakagombye kubishishikariza abantu. Icyo dufite ni ukubwira abantu iriya miti 8. Iriya miti 8 niyo tubona mu bitabo nk'uko twabibonye 3. Ibindi rero tutabona mu inyandiko ntabwo ari ubutumwa bwacu. Niyo mpamvu umuntu wivanga mu buvuzi bugezweho akabuvanga n'imyizerere, navuga ngo ari guhusha intego, ari gukora umurimo tutahamagariwe. Rero kwingingo yo kwivura ndumva nasaba abadiventiste b'umunsi wa 7 kugaragaza imiti 8 yacu iri mu bitabo byacu. Ubwo buvuzi ntituburwanya,
bwashyizweho kubw'impamvu runaka, kandi nabwo bushobora kugira umusaruro bitewe n'uko umuntu abwemera, kuko nabwo iyo babukoresha baravuga ngo umuntu agomba kwivuza ku bushake, nabo ubwabo barabyivugira. Rero ikijemo agahato, ndumva agahato kava kuri Satani, ariko Imana yo ni Imana y'umudendezo. Reka rero abantu bitonde, aho babona abana b'Imana bari kugenda bakurikiza ikinyandiko ivuga, bakabita ngo bataye amahame, bakabita amazina abatesha agaciro, ndahamya yuko haba hariho guhusha intego kw'iyo ngingo. Ndumva nagerezaho n'ingingo yagutse cyane, ariko Mwuka w'Imana agenda yumvikanisha. Turagana ku musozo. Yego. Sinzi niba hari igisigaye muri iyo ngingo twigagaho yo mu by'abadiventiste umunsi wa karindwi bizera, wakinyuramo muri make. Yego, muri make tugasoza. Urakoze cyane. Wenda ibindi ni byagiye binagarukwaho hano, ntabwo bavuze ku by'ubuzima ngo barekera hamwe iri hame, ahubwo bavuzemo n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Baravuga ngo nk'umukristo w'umudiventiste hari ibintu agomba kwirinda bigomba kwangiza umubiri we. Bagaragajemo yuko ntabwo tuba tugomba kuba tureba sinema z'isi ngo twemerere kumva biriya biganiro bidutandukanya n'Imana, biriya biganiro bikunzwe biba biri ku maradiyo akunzwe. Ibyo biganiro byose kuri paje 245 barabibuzanije, ndetse paje 246 ho batanga umuburo ugaragaza yuko ngo ibyo dusoma n'indirimbo, bagaragaje ko tugomba kureba ese ibyo dusoma ni ibitwubakira ubwenge bwacu cyangwa ni ibibwangiza. Batubwiramo n'indirimbo, wenda igihe nikigera, ariko byaranasobanuwe neza, ngira ngo n'umuyobozi mu itorero ry'abadiventiste ushinzwe iby'imiririmbire n'amakorari yabitanzeho umucyo. Ariko nk'uko n'ubundi mu bubyutse uwo mucyo utaruje ejo bundi, wenda ari amabwiriza yahawe abaririmbyi, uwo mucyo n'ubundi watanzwe mu bubyutse volume 7, ho babubwiraga abaririmbyi ngo mwirinde hondi. Babuzije abaririmbyi mu kwaka ububyutse yuko bagomba kwirinda mu bicurangisho bari gukoresha. Ariko igitangaje na n'isaha na n'ubu buyobozi buracyakoresha uwo magambo. Ese uwo muburo ko wanzwe guhera 2011, ndibuka mu mujyi wose twigize gukora ubushakashatsi, wenda ntabwo twagutse, ariko twasanze aho twabashije kumenya ari amakorari 2 yari yarakiriye uwo mucyo, aravuga ati twebwe ibicurangisho twacurangishaga bivangavanze turabiretse, twemeye gukoresha ibicurangisho byemewe n'ijambo ry'Imana. Ese ubu nk'umuririmbyi unteze amatwi unyumva w'umudiventiste, guhera muri 2011 bavuga bati mureke hondi, bikaba bigejeje mu 2024 ukibwirizwa ngo reka iyo miziki ivanze, iyo miziki ya kidayimoni, nk'uko twagiye tubibona kuri uru rubuga, ukaba ukiri kubikoresha, ubu uravuga ko uri kujya mu bwami bw'Imana? Icyo kintu buri wese akibazeho. Rero ndumva wenda iri hame twarigarukiriza aha, kuko ni byinshi rivugamo. Icyo turi gukora ni ukugira ngo tugaragazemo ingingo zigirwaho impaka, kandi buri muntu wese yisuzuma arebe koko ese ndi umwana w'Imana koko uri kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Na hacu rero kuba twabasha kwigenzura, kandi twakwigenzura ntitwagirwaho n'urubanza. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu. Ikibazo sinzi niba ari ikibazo, ikintu cy'imibiri yacu guhimbaza Imana. Tubonye ko ibyanditswe byera bidusaba ko twese impagarike yacu tugomba kuba duhimbaza Imana. Uri umudiventiste w'umunsi wa karindwi, ubana n'abandi. Ntabwo nshaka kuvuga ngo ntibishoboka, ariko hari abantu benshi bibaza iki kibazo. Si uko mvuga ko babaza ikibazo cyiza cyane, ariko
ndagira ngo ahari nabo bagenderwa muri aka kanya bakagira icyo bumva. Umuntu aravuga ati se harya ubwo nzanga umuziki abandi bose babamo, nanjye kurya ibyo abandi bose barya. Uzi ko ari igihe tujya mu bintu bitandukanye, ukajya nko muri hotel ugasanga n'ibintu bose ibintu bateguye byose n'icyakabaye kitarimo inyama ugasanga kirimo umufa. Ibyo byose bikaba biri hariya. Ibirori byose biba ku isabato. Mbese ugasanga umudiventiste iyo ahisemo Imana kugendana nayo asa n'aho atandukanijwe n'abandi. Ndetse n'umuganda w'igihugu ba ku isabato, kandi umuganda w'igihugu abantu baganiramo ibintu byinshi bireba igihugu cyabo. Kuvuga ngo n'abadiventiste bakaba bafite urwo ruhare mu guhura n'abaturage bagenzi babo, nabo bakagira imbuto babasiga. Ariko nabo ba ku isabato nyine abadiventiste bakazaboneka ku wundi munsi ku cyumweru. Ubwo ushatse kuvuga ko batabona umwanya wo guhura, ntabwo baba bagize ayo mahirwe yo gusiga abandi umucyo, kuko ntibahura. Ntaho bahurira muri politike y'igihugu, kuko muganda tuganira kuri gahunda za leta nyinshi, ariko ugasanga bo ntabwo umucyo bafite bashoboye kusangiza abandi cya gihe bakabaye bari kumwe nabo. Mbese ugasanga imibereho y'umudiventiste igiye kuba ubwigunge. Isi irabyina, isi irubaka utubyiniro na sitade, imyidagaduro ni myinshi cyane. Wowe ibi bintu ntubirimo, nturiye nk'abandi, ntuhuye n'abandi mu birori. Ijambo ry'Imana ritwereka iki kuri iyi ngingo? Ese abantu bo mu isi baba batubona n'ibyo bintu byose dukora, bakibaza batari baba ni bantu ki? Ntabwo nabijyamo, buri muntu afite izo ngero nyinshi abantu bagenda batwibazaho no kuduserereza mu buryo bwinshi. Bituma rero abantu bamwe bumva akavuga batari ko namwe murakabya, umuntu yakabaye adohokamo nibura rimwe na rimwe agashyiramo nk'umuziki nk'uwo akidagadura. Mbese nkawe wasomye ihame neza, hamwe n'ibindi byinshi bireba abadiventiste muri iyi minsi, koko ibi bintu nibyo niko dukwiriye kugenda? Ese tugire dute kugira ngo tubone n'izo mbaraga? Ese iyo bagukwena nk'uko bagira batya, umuntu yihumuriza ate muri iyo ngingo? Mbese sinzi icyo ushobora kubivugaho. Urakoze cyane. Ariko iyo tubonye muri Matayo igice cya 7 ahatubwira ngo inzira ifunganye, byanze bikunze ntabwo tuzajya mu ijuru dufite imitwaro, dufite imico ya hano mu isi. Tugomba kugenda uko iyo amabwiriza y'iyo nzira avuga. Rero biragaragara yuko abadiventiste nk'uko bivuze bameze nk'agatsiko kabukwabo. Uko iyo dusomye mu gitabo cya Esiteri, turi no kurarikirwa mu iminsi, abadukurikiye babyumve neza yuko turi kurarikirwa kukigaho cyane, kuko kiratureba n'ibivugwamo biraturindiriye, kandi ni ubuhanuzi bwacu. Abantu bakige neza. Nsuhuze mwene data Jacques. Yego. Uri mu mezi 6 y'amasengesho, ariko hari n'abandi benshi twiga kuri iki gitabo cya Esiteri. Mbasuhuze mwese, nsuhuze na Thierry. Nawe Imana ibaho umugisha w'ibyigisho bihari muri iyi minsi. Yego. Urakoze cyane kubivugaho. Abantu wenda bagiye babyumva mu buryo butandukanye kwako kagingo ko kwemeza amezi 5. Iyo bigeze mu gihe bizana impaka nyinshi, ariko icyo turarikirwa biragaragara yuko ibihe turi mu ntibisanzwe,
kandi ubwo ari ibihe bidasanzwe natwe tugomba kuba badasanzwe. Rero nk'uko bivuze abavandimwe niba bari kurarikira ubwoko bw'Imana bati nyaboneka murabona yuko tujye ibyo twize kera, akaga twabwiwe yuko kagiye kuzatugeraho kari hafi, nimureke dusenge dusabe imico y'abatahajuru irangwe muri twebwe. Ndumva tutakagombye kubigiraho impungenge, ahubwo twakagombye kubashyigikira, ndetse buri muntu wese akibaza akinira akitekerezaho, kuko ni amahirwe nanone abana b'Imana duhawe, kuko ibi bihe mbona bijya gusa n'ububyutse, kandi ndahamya ntashidikanya yuko umuntu wese uri we maso mw'iyi minsi y'aya masengesho aravanamo imbaraga, kandi uri burangare nawe aravanamo umuvumo. Rero Imana itubashishe gukomeza tujya mbere. Ku icyo wari uvuze rero umudiventiste w'iminsi se ko abona ibintu byose akumiriwe, ariho bamwe avuga ati ntagira tumwe ngabanyaho cyangwa se ndohokamo. Ubundi abasore benshi mw'iyi minsi niko bimeze, cyangwa se urubyiruko rw'abadiventiste ubona ko amakorari menshi agizwe n'urubyiruko, kandi urubyiruko rukunda umuziki. Uwo muziki tubona icyo wakoze mu kubara igice cya 22, tubona yuko ubwo Baramu yarananiwe kuvuma ubwoko bwa Isiraheli, yatanze inama mbi, agira inama Baraki ati tegura umuziki mwiza, utegura abakobwa bambaye neza, ubundi bagende babyine, Abisiraheli nibareba iyo myambarire bakareba imiterere y'abana b'isi nk'uko tubona mu Itangiriro igice cya 6 ngo abantu batangiye kugwira mu isi, n'ubu isi iri kuvuga ko abantu bagwiriye ngo bahindutse babi cyane. Baramu rero kuko yarazi icyo Uwiteka yanga icyaha cy'ubusambanyi, yahise agira inama Baraki, cyangwa se agira inama na Satani y'ukuntu bagusha abana ba Isiraheli. Icyo kintu rero ni iminsi niko kimeze, kuko Baramu ari mu bugambanyi bwo kugira ngo abantu bariganwe bahendwe ubwenge. Abantu nibabasha kujya mu muziki w'isi, abantu bize iby'umuziki ngira ngo bazasubire mu icyo cyigisho umuburo itoro ryahaye abaririmbyi. Umuntu dufite umuhanga cyane yagaragajemo imiziki ikikora ku bwonko bwa muntu, yagaragaje ko ari imiziki yemerewe kuri ituma yo wenda navuga amatungo bashaka ko yororoka barayicurangira, maze amatungo akagira ate akororoka. Bavugamo indi miziki yuko iyo abantu bashaka gutanga amafaranga, iyo miziki yabyise ngo ni ugushyingiranya, aho abantu bamera nk'abasazi bakavuga ibibajemo, nimba bashaka kubakuramo amafaranga bakareba korari ifite ya miziki ishyingiranije. Natwe Imana itubabare twagiye turirimba mw'ubwo buryo, ariko Imana yo wihanira kubabarira. Ariko ngira ngo icyo kintu nicyo kintu cyongeye kuba, kuko abantu ntabwo bashaka kumva, barashaka ibinezeze, ni bwa buhenebere butebwa bwo mu minsi y'imperuka. Ikintu rero abantu nibambara nk'abisi nk'uko twabibonaga mu kubara icyo gice cya 22 kugeza mu cya 24, nibambara nk'abisi bakabyina nk'abisi, ikikurikiraho ni ubusambanyi. Wajyaga wibaza kereti impamvu ubundi bavuga yuko umuririmbyi uzi kuririmba cyane aba ari n'umusambanyi. Bya bintu byagirana isano, kuko nimba umuntu yaririmbye indirimbo ikangura irari, akambara imyenda igaragaza imiterere y'umubiri we, babandi bari mu iteraniro agenda bereka bya bice by'umubiri we, anabyina abibyinisha, bizabakururira kuki kwirari, kuko ya miziki ari kubyina iri connected n'abayumva. Niho rero ubusambanyi ubona bukunze kubera. Ubwo kwingingo ndumva umwuka w'Imana yagenda asanga buri mwumwe, ariko kwirihame icyo twabonagaho icyo yabivugaho batubwiraga ko tugomba kugira imyambarire myiza, iyo miziki idahuje n'ubushake bw'Imana tukayireka. Ndetse hari n'ikindi kintu bavuzemo cy'imisatsi, ubona yuko amakorari mw'iyi minsi nayo yitera ibirungo makiyaje, abantu bagasiga iminwa, abantu bakajya muri studio imisatsi banyereje.
iri hame rirabibuzanya kuri paje 289. ibyo byose biranditse. Ariko niyo mpamvu navuze ngo mbese turacyari abadiventiste. Buri muntu wese niyiga rino hame, naryiga neza agasesengura neza, azasanga ibi bintu byose ijambo ry'Imana ribiciraho iteka. Kandi koko ubwo ingingo nikatanga kambere nk'uko twabibonye muri cya cyigisho, ni ukwihana. Nicyo cyabashisha umuntu kuva mu bubata. Ariko nitwinangira nk'uko twabibonye muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 wa 13 kugeza wa 20, niho ngo Yesaya ahugurira Isiraheli ngo bahindukire bakizwe. Yavuze ati nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabyeza mbihindura umweru bise na sheregi. Ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya kuko akanwa k'uwiteka ariko kabivuze. Rero ndumva twasaba ubuntu bw'Imana kugira ngo tubashe gukora ibihuje n'ubushake bw'Imana, kandi tugende nk'uko waduhamagaye yifuza ko tugenda. Ibyo nibyo nakwisabira, nsabira na buri umwe wese wari uduteze amatwi muri kino cyigisho, Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze mwene data Haririmana. Njyewe mwumvaga nitwa Rwamapera. Iyi ni Faith Reporters. Reka dusabe Emmanuel udusengere udsabira umugisha buheruka. Urakoze Uwiteka kuko warinze ijambo ryawe. Ni ukuri twebwe dukunda ibihaza umubiri wacu cyangwa se ibyifuzo bibiwe mu mubiri, ariko wowe urifuza yuko umwuka wawe wera yaza agatura mu mubiri muzima. Ibyo rero ntabwo twabyishoboza ngo bitubashishe, kandi buri mwana wawe wese wari uteze amatwi iki kiganiro umuhe gushyira mu bikorwa. Tubikwakira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.